kuganira ku bintu bitatu, amagambo atatu wakoresha agahindura ubuzima bw'umuntu mu gihe gisa nk'iki. Wari wihebye agatahana ihumure, umutima wari ukomeretse ukongera ugasubizwamo imbaraga. Turi kuri 99 Whole Life. Ndi kuvuga ku ijambo bita komera. Donc kubona umuntu ubabaye gusa, kubona umuntu wabuze ibyiringiro by'ubuzima, kubona umuntu uri kureba akabona nta epfo nta ruguru, kubona umuntu uri kureba ukabona nta mibereho afite, ni ukuri kose bigutwaye iki? Bigusaba amasegonda ngahe kumufata ikiganza ukamubwira ngo komera? Murumva ukuntu ibyo bintu bibangutse kubivugara? Murumva ukuntu nta masegonda 5 bitwaye? Dukwiye kwitoza gukoresha indimi zacu guhesha abantu umugisha. Dukwiye kwitoza gukoresha indimi zacu guha abantu ubuzima, nta mafaranga bigusabye, nta kindi gishoro. Umva kukubwira umuntu ngo komera nabyo bikugora, nabyo bikukunanire. Oya, ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, n'ibinasuzugusubigize bibarize bibana n'iziki. Ibintu bidasaba amafaranga, ibintu bidasaba amashuri, ibintu bitagushyiraho umugayo ngo nuko wabikoze. Ya soko y'amaraso yawe n'ibirimo nuzwibya, ndagushimaye sukubwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso yawe n'ibirimo nuzwibya, ndagushimaye sukubwayo narababariwe. Reka ngusuhuze cyane ubu dukurikiye muri aka kanya, turi kuri 99 Whole Life. Can you repeat it? 99 Whole Life ni televiziyo nziza ikugezaho ibiganiro byiza bitandukanye, kandi tubona komenti zanyu mu byo dukora ko mudukurikiye. Tubanje no kubiyegisikizaho, twari tumaze iminsi dusa n'abatari gukora neza uko bikwiriye kubera impamvu z'ubuzima bw'isi nyine, ariko bibaye ngombwa ko tugaruka mu kazi kacu ka buri munsi. Reka rero ngushimire, ndabanza nshimire umuntu wese uri kuri iyi channel, muri izi subscribers zirenga 3,000. Umuntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel akavuga ngo nshimye ino channel, nshimye no murongo w'ibyo mukora, akavuga ngo ndiyabonesheje, ndiyandikishije, ngiye kujya mbana namwe, umva mbihaye agaciro. Nawe ukora like, ugakora na share, ugasharinga video zacu kugira ngo zigere ku nshuti zawe, zigere ku bantu benshi batandukanye. Tubigukesheje n'ukuri, nawe uhabwa umugisha n'Imana. Noneho nshimiye nawe uri kureba iki kiganiro, uri kureba iyi video, ukaba ugiye gukora subscribe, ukaba ugiye kwiyabonesha. Nukuvuga ngo iyi ni famiye. 99 Whole Life ni umuryango, ni famiye. Tuguhaye ikaze rero, tuguhaye ikaze muri uyu muryango, tuguhaye ikaze muri iyi famiye, muri uru rugo. Niwiyandikisha
nukora subscribe uraba wiyandikishije. Kandi reka mbabwire ngo tugiye kubagezaho inkuru nziza, tugiye kubagezaho ibiganiro byiza. Twebwe hano rero ntidutwika abakunda gutwika mbaye mwigendeye. Twebwe hano ntidutwika, hano dukora ibintu bifitiye sosiyete umumaro, bifitiye igihugu akamaro, bifitiye isi yose umumaro. Dukora ibiganiro wakumva ugakuramo ikintu. Yes, turi abarimu. Ngo ibiganiro bya hano rwose si ugutwika, ntago n'abandi ngo ni ugutwika. Oya, niba ukunda kwiga gabanya kuri piano gake. Niba ukunda kwiga ukaba ushaka kunguka ubumenyi, ukaba ushaka kwaguka mu buryo bugiye butandukanye, ukaba ushaka kugira ibyo umenya utaruzi, kuri 99 Holy Life bizakunda. Ubwo nuko ngo ndikubaho umurongo mugari wacu ukuntu tuzagendana. Dukora inkuru z'ubusesenguzi, dukora inkuru z'ubucukumbuzi, dukora inkuru z'ubuhamya, dukora inkuru zirimo ibitaramo byo guhimbaza Imana, dukora inkuru z'ubuvugizi. Ni wo murongo wacu rero. Izo nizo content muzajya mukunda kubona hano, ndetse nibiba ngombwa tuzabagezaho n'amafilimi agiye atandukanye. Kandi ndabizi muzishima, muzanyurwa n'ibyo. Mwene data umurikiye cyangwa se mushiki wanjye, reka mbanze nkubwire ngo humura, komera. Reka nongere ndirimba indirimbo ivuga ngo never again. Nivuga ngo never again, amatwi y'umunyarwanda wese ufite imyaka 15 kuzamuka n'abari munsi nubwo bazi iyo ndirimbo. Mu Rwanda iyo tuvuze ngo never again, tuba dushaka kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ntizongera kubaho, ntibizagaruka, ntibizasubira ukundi. Ni indirimbo rero ya buri munyarwanda, ndetse n'umuntu wese ukunda u Rwanda bakwiye kuririmba. Turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ni inshuro ya 31 cyangwa se n'umwaka 31 ibyo ngibyo bibaye. Ndashaka gutanga ubutumwa. Buri muntu wese mu gihe cye ashobora kugira umusanzu atanga ku gihugu, mu myaka ye, mu buryo bwe afite ubwo ari bwo bwose, ushobora kubukoresha mu kubaka igihugu. Intwaro nshaka gukoresha mu kubaka igihugu cyanjye cyiza ni intwaro y'ururimi ndetse na mikrofone. Izi mikrofone mubona turiho, mubona dukoreraho, mubona tuvugiraho, hari abazivugiyeho amahano, hari abazivugiyeho message zimena amaraso, hari abazivugiyeho bakora ubukangurambaga bwo kwica. Kumva umuntu ari kuri radio ari kuvuga ngo mubahige, mubice, mubamare, bakarangira n'abantu ati dore aho baherereye. Yego, izi mikrofone n'izi kamera zigeze zikoreshwa nabi. U Rwanda rwisanga ari umuvu w'amaraso utemba kubera gukoresha mikrofone nabi. Ahahagaze abanzi b'igihugu batangaza kumeneka kw'amaraso, dukwiye kuhagarara natwe nk'urubyiruko tuvuga ngo ibi ntibizongera kubaho. Dufite abantu benshi birirwa basharinga cyangwa bakwirakwiza inkuru mbi ku gihugu ku masosho media yagiye atandukanye. Please, wibirebera ufite internet, wibirebera iyo smartphone wayikoresha mu kubaka u Rwanda rwiza twifuza. Ndumva umutima wanjye nuzuye gutanga ihumure ku bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Mbabwira amagambo agera muri 3. Amagambo 3 nshaka kubabwira ngaya. Ndashaka kubabwira ijambo rivuga ngo humura, ndashaka kubabwira ijambo rivuga ngo komera, ndashaka kongera kubabwira ijambo rivuga ngo ihangane. Ayo niyo magambo 3 numva nshaka kuganira namwe cyangwa nshaka kudevelop. Mwene data, ijambo ry'Imana mu migani niryo ryabivuze neza. Ravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Iyo nanjye nabishyize mu ndirimbo ngiye kuzarimba cyangwa kuzakiraza mu isi imbere. Ururimi niho hantu hamwe gusa ibyaha by'abantu benshi bigaragarira. Ururimi nirwo rwica ni narwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Uko mubizi kandi mubisobanukiwe, amagambo mabara asenya ntabwo yubaka. Kimwe mu bintu dukwiye gutoza no kumenyereza guha abandi umugisha, tutiriwe dukora mu mufuka ngo dutange amafaranga, dore ko bamwe ntayo dufite. Ururimi rwigeze rukoreshwa nabi muri iki gihugu, amaraso y'abantu arameneka kubera umuntu umwe gusa uri arrogance mu kuvuga no gusobanura ibintu. Wagiye kuri radio akigisha abantu kwicana, tugashituka koko biri kuba. Izo ndimi bakoresheje natwe turazifite mu gihe gisa nk'iki. Please,
niba udafite amafaranga yo kugaburira imfubyi n'abapfakazi, kubera icyo utakoresha ururimi rwawe mu kuremera ubuntu ubuzima no kumuha ibyiringiro byo kubaho. Niba uhuye n'umuntu ufite umutima wihebye, niba uhuye n'umuntu ufite umutima ukomeretse, oh my God, muhe ikiganza gusa umusekere, mubwire ngo komera. Yes, nta masegonda 7 cyangwa 5. Komera. Ushobora kubwira umuntu komera agakomera atarakomeye. Kubera iki? Body language ukoresheje ubimubwira, uramwishimiye, uri kumusekera. Niba ubonye umwana uri mu kaga, waca no kuri boutique ukagura biswi ya 200 ukamutambuka kuvuga ati oh mwana dusangire, oh pole cyane, humure, mama yagiye mu ijuru, uzamusangayo, humura, ufite hari ibyiringiro byo kubaho neza, humure, turagukunda, tukwitayeho. Ukavuga umusekero, ukamuha biswi ati pole sana, nzajya nkuzanira amakaye ujye ku ishuri, nzajya nguha biswi. Please, ndashaka kubigisha imbaraga z'ururimi igihe rwakoreshejwe neza, kuko hari n'abandi bazikoresheje nabi bituzanira akaga n'ishyano. Hindura ururimi rwawe igikoresho kiremera abandi ubuzima, utirubaha igishoro cy'ubuzima bundi. Hindura ururimi rwawe gutanga imibereho mu bantu batandukanye kubera kurukoresha neza. Dufite ingero z'abantu bagiye bajya muri gereza bagafungwa kubera ururimi. Atishe, nta kintu yakoze, atarashe, atarwanye, ariko kubera kutamenya gucunga no gukoresha ururimi rwe neza, ukabona umuntu yisanze mageragere, ukabona umuntu yisanze muri gereza. Njyewe ndashaka ko tuganira ku bintu 3 aribyo ndi kubabwira. Imbaraga z'ijambo komera na ihangane na turi kumwe. Komera. Igihe cyose uzabona umuntu akeneye gukomera, kubera ko hari ibyamumwaje, hari ibyamutukishije, wenda se yasitaye ari kugenda. Bibarise ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, ibinasuzuguza ubigize. Bibarise bibananiza iki? Yes, niko umuririmbyi yavuze. Nababwiye ngo turi kuganira ku bintu 3. Amagambo 3 wakoresha agahindura ubuzima bw'umuntu mu gihe gisa nk'iki. Wari wihebye agatahane humure, umutima wari ukomeretse ukongera ugasubizwamo imbaraga. Turi kuri 99 Whole Life. Ndi kuvuga ku ijambo bita komera. Donc kubona umuntu ubabaye gusa, kubona umuntu wabuze ibyiringiro by'ubuzima, kubona umuntu uri kureba akabona nta epfo nta ruguru, kubona umuntu uri kureba ukabona nta mibereho afite. Ni ukuri kose bigutwaye iki? Bigusaba amasegonda ngahe kumufata ikiganza ukamubwira ngo komera? Murumva ukuntu ibyo bintu bibangutse kubivugara? Murumva ukuntu nta masegonda 5 bitwaye? Dukwiye kwitoza gukoresha indimi zacu guhesha abantu umugisha. Dukwiye kwitoza gukoresha indimi zacu guha abantu ubuzima. Nta mafaranga bigusabye, nta kindi gishoro. Umva, kukubwira umuntu ngo komera nabyo bikugora, nabyo bikukunanire. Oya, ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, n'ibinasuzuguza ubigize. Bibarise bibananiza iki? Ibintu bidasaba amafaranga, ibintu bidasaba amashuri, ibintu bitagushyiraho umugayo ngo nuko wabikoze. Niba uturanye n'umuntu wagizweho ingaruka n'ibihe bya jenoside yakorewe Abatutsi, ahari murararana, aharatuye ku muryango wawe, please, iri joro murebe, iri joro nimuvugane, iri joro ni muse n'abaganira, murebe mu maso, mufate ikiganza, nukuri mubwire ngo komera. Ntacyo bitwaye, nta gitutsi bigushyiraho, ntibigabanya icyubahiro cyawe. Twitoze mu gihe gisa nk'iki gukoresha indimi zacu kugira ngo zihindukire umugisha ku bantu tubana nabo.
ku bantu batuzi, ku bantu badukurikira, ku bantu tuvugana nabo, ku bantu tugendana nabo. Ndi kubabwira ubwoko bw'amagambo 3 ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu kubera ko yakoresha neza. Umuntu arapostinze kuri stati afite agahinda arababaye, urabibona, akoresheje emoji z'amarira. Umva, please, muri playing akeneye ijambo rikuva muri mubwira ngo ihangane. Tugeze ku ijambo ihangane. Kwihangana ntibimpa umuti ku kibazo mfite, ntibinakivura, ariko bimpa ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Kavuga ati wow, ubwo hari umuntu umbwiye neza, ubwo hari umuntu ndebye akansekera akambwira ngo nihangane. Bishoboka koko nihanganye ejo byagenda neza. Nimureke dukoresha indimi zacu gutanga ubuzima. Nta mafaranga bidusaba, ntibinasaba ko wize cyane, oya, ntibinasaba kuri ntiyoza mu kuvuga, no, ntabwo bigusaba arrogance, no, just no gusobanukirwa igihe umuntu arimo gusa, ugahuza ibihe n'ururimi rwawe, ukavuga ngo ihangane. Ni ukuri rubyiruko, bene data mumurikiye muri aka kanya, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Amagambo mabi arasenya ntiyubaka. Tuzi imbaraga ururimi rwagize muri iki gihugu. Amaraso arameneka kubera gukoresha ururimi nabi, kubera kubwira umuntu ngo uzabona mudasa, uzabona ateye gutya, mwice, murimbure, mukureho. Byakozwe n'ururimi. Dukwiye guhindukira aho indimi zakoreshejwe nabi, tugakoresha indimi zacu mu kwatura umugisha ku gihugu. No kuvuga ngo never again, no kuvuga never again ntibyakunanira. Nimba uhuye n'umuntu uri kuvuga nabi ibintu uzi ko bivugitse neza, hindura imvugo, mubwire ngo no, si uko bimeze, uri kubeshya. Wiyobya abantu, widushuka. Turi mu murongo mugari wo kwiyubaka, wo kureba imbere iyo tujya. Ntidukeneye abadusubiza inyuma. Nawe koresha ururimi rwawe neza, uvuga ibyiza, uhangane n'abavuga ibibi. Kandi Bibiliya iravuga ngo nimureke icyiza kinesha ikibi. Turi ku ijambo ryitwa ngo ihangane. Uzi umunyamibabaro, urabona umuntu arihebye, arahangayitse, murebe mu maso, umukore ku rutugu, ugati oh sorry, pole, ntibizongera, humura. Ni ukuri, nta 5,000 umuhaye, si uko umwubakiye inzu, si uko umugaburiye, ariko amasegonda yawe 3 gusa ashobora guha umuntu ibyiringiro by'ubuzima yari atakaje. You can, I can, yes. Ihangane nshuti yanjye, mwene data unkurikiye, wahuye n'intambara, wahuye n'ingorane zo kubura inshuti n'imiryango, wahuye n'ingorane zo kubura abo wakundaga, ukicara ukibaza iherezo ry'ubuzima. Warasenze uko ushoboye, nta mpinduka n'amahoro, Satana akakongorera yuko Imana yakwibagiwe. Warasenze uko ushoboye, ubona nta mpinduka, umwanzi nawe akakubwira yuko Imana yakwibagiwe. Naho nijoro warira, amaganya akaba menshi, mu gitondo uravuza impundu, kuko umwami aje kuguza. Naho nijoro warira, kumva ibibazo birakurenze, mu gitondo nawe uraririmba zaburi y'amashimwe, kuko umwami aje kuguhoza. Umva, si kera Yesu araje, ndumva imirindi yo gutabarwa. Hari ikintu kimwe nasobanukiwe,
ijoro rishobora guhinduka ijoro ry'umubabaro ku buzima bwawe, kandi bukaba bwije nk'uko andi majoro yira, n'amasaha n'iminota n'amasegonda bikaba byagendeye kuri vitensi isanzwe. Ariko ukajya ubwira Imana ngo Mana buracya. Hari igihe tujya dutegereza igitondo tukakibura, kandi abandi bo bakabona bwakeye, ariko kubera situwasiyo urayemo ukavuga ngo amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Iyo bwije buba bwije kuri twese, ariko hari umuntu ugira ijoro riri prolonge bitewe na situwasiyo araranye. Ariko mva ikintu birayavuze nkunda, haleluya, ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro mu gitondo akibyuka saa 11 akisanga mu iteraniro ry'abavuzi impundu, akisanga mu iteraniro ry'abashima Imana kandi yarayarira. Hari abantu tubashije kuganira n'ibitanda bararaho n'imisego bisegura, bibashije kuduha interview byavuga agahinda kanyu, ariko mushima Imana ko bitavuga. Mwebwe iyo tubabonye tubona muri smart mugaseka, my God, ariko agahinda kanyu turakumva. Please, hari Imana yomora, hari Imana ikubwira ngo ihangane, ifite n'ikindi izanye inyuma ya ihangane. Twebwe iyo tubivuze tubivuga nka teori, tubivuga ari amagambo gusa, ariko Uwiteka we iyo akubwiye ngo komera aguha n'inkomezi. Ijambo icyakuvuzeho kingana n'icyakoze ku buzima bwawe. Kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Humura haracyari ibyiringiro, humura haracyari ibyiringiro. Ndashaka turi kuganira ku ijambo rivuga ngo ihangane. Nababwiye amagambo 3 nshaka kuvugaho ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu utamuhaye ikindi kintu gifatika, kubera kumenya gukoresha ururimi rwawe neza gusa. Ijambo rivuga komera twarivuzeho, tuvuga ku ijambo rivuga ngo ihangane. Ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize, mbibarize bibaranize iki? Kubwira umuntu ngo ihangane, kubwira umuntu ngo komera, nta kiguzi. Bisaba gusobanukirwa igihe umuntu arimo gusa, warangiza ugahuza ibihe n'ururimi rwawe, ukarema ubuzima. Aho isi yari dutangarije ko dupfuye, ugatangaza ngo turiho kubera Imana. Yesu yajyaga ahura n'umuntu baba bikoreye umubiri we bagiye gushyingura, akavuga ati muture hasi tuvugane. Yes, bishoboka ko ahantu uri kubona urupfu iri joro, ejo mu gitondo wabyuka uhabona ubuzima, kuko wahuye n'umugabo uhindura ibyanze guhinduka. Ni ukuri kurira kwararira umuntu nijoro, ukararura ukava saa 9 z'umugoroba urira, ukagwa saa 10 za mu gitondo uri kurira, ariko ku isaha ya saa 12 kubera Imana ukisanga mu iteraniro ry'abavugiriza Imana impundu. Icyo nicyo nkwatuyeho, nicyo nkwifurije. Reka uhure na Kristo uhindura ibyanze guhinduka, uyu mwami w'abami, umwami utanga amahoro. Nta kintu nabonye gihenda mu buzima nko gutunga umutima usendere y'amahoro. Nta kiguzi watanga ngo umutima wawe ubeho gutyo, kereka kutuzamo Yesu umwami w'amahoro. Ndashaka kuguhuza n'izina rikomeye, ndashaka kuguhuza n'izina rihenze, izina Kristo. Niwatuza akanwa kawe ukavuga ko Kristo ari umwami. Just say Jesus is a king.
Yesu ni umwami. Nta masegonda 10 ibyo bintu bigusaba. Byature kandi ubyizere, utangire kubaho mu buzima bwo gutsindishirizwa, kuko wahuye no gutsindishiriza ari we Kristo. Uwo mwami watanze itangazo akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, akabivuga atarobanuye. Ntiyigeze avuga ngo mwebwe abari mu iki gihugu, abarehabare, abagufi. No, ni mwese, tout le monde. Yesu wenyine niwe ufite capacity yo gutabarira isi yose icyarimwe, bidasabye ko abanza mu Rwanda ngo akurikizeho ko ngakurikize Burundi. Oya, biramusaba gusa gukoresha itegeko. Icyampa Imana muri uyu mugoroba, muri ako gahinda ufite, muri uko kwiheba, Yesu akagira ikintu ategeka ku buzima bwawe kandi kikahinduka ubuzima utuyemo. Ijambo ry'Imana tujya turyizera, twarangiza Yesu akaryambika inyama n'amaraso, bigahinduka ikintu kigenda gifite muvama gifatika kandi ryari ijambo. Ndashaka Yesu Kristo ko agukorera igitangaza kivuga, gifite amaguru, gifite amaso, kireba, gifite n'amatwi yumva. Ibyari ijambo biguhindukira ubuzima utuye muryamamo, bireke guhinduka teori gusa. Niho uzavuga koko, niwumva ngo ihangane, uzavuga ati koko narihanganye, none ngeze kuri iyi ntsinzi. Nkunda cyane teme igihugu cyacu gikoresha ngo twibuke twiyubaka. Nubwo turi kwibuka biriya bihe, ngo ntidusigarane inyuma ngo duheranwe n'agahinda, ubwo twubake, twiyubake, tureme ibindi bintu bisimbura, tureme ibindi byiringiro by'ubuzima, ntiduheranwe n'agahinda n'umubabaro. Ndi kuvuga ku ijambo bita ihangane, ukuntu ushobora kurikoresha neza ubuzima bw'umuntu bugahinduka, kubera gukoresha amasegonda atarenze 4 yo kubwira umuntu ukamukora ku rutugu ukavuga ati pole, please, pole sana, turi kumwihangana. Ijambo rya gatatu nsoza rifite uburemere, ijambo rivuga ngo on est ensemble, turi kumwe. Uzi kubona umuntu ari mu rugendo atazi iherezo ryarwo, yihebye ari wenyine, akumva umuntu amukomanze ku rutugu akavuga ati don't give up, we are together, on est ensemble, turi kumwe. No, humura, oya, wicika intege, ndahari, nturi wenyine muri uru rugendo rw'ubuzima, nanjye nkuri inyuma. Ndashima Imana ko leta y'u Rwanda iri kumwe n'abaturage bayo. Niryo jwi umuturage ajya yumva akavuga ati wow, ubwo turi kumwe n'ababyeyi ntacyo tukibaye. Yego, please, reba umuntu ubona ko ari wenyine, ubuze ibyiringiro by'ubuzima, wibaza n'ukuntu ejo bizamera. Hari abantu baryama ariko batazi uko ejo bizamera rwose, badafite n'ibyiringiro by'ejo. Niba ufite umugisha n'amahirwe yo kubuza uwo muntu, mwegere, musohokane, musangire mu karo, mushyire bombo, mushyireho urubiti, gati my sister, turi kumwe, murumuna wanjye turi kumwe, papa turi kumwe, mukuru wanjye turi kumwe, mama turi kumwe. Ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, n'ibinasuzuguzo bigize, bibarize bibananiza iki, ntacyo ntibikwiye kutugora, kuko nta kindi kiguzi bisaba. Birasaba gusa gusobanukirwa ibihe urimo, warangiza ugahuza ururimi rwawe n'igihe, ugakoresha ururimi rwawe mu kubaka igihugu, ugakoresha ururimi rwawe mu kubaka imitima y'abaturanyi. Kubera kuvuga ngo turi kumwe, tekereza turi kumwe yawe ubyutse ugasanga yahinduye ubuzima bw'umudugudu utuyemo. Abari bihebye bose bakagira ibyiringiro by'ubuzima kubera umuntu umwe gusa wamenye gukoresha ururimi rwe neza mu mudugudu wose utuyemo. Please, uwo muntu uvuga ngo icyama akaba ari njye. Buri wese uri kureba iki kiganiro yikomange ku gituza avuga ngo icyama akaba ari njye, icyama akaba ari njye, icyama akaba ari wowe. Umudugudu wawe wahinduka paradizo kubera kumenya gukoresha ururimi neza gusa. Icyama akaba ari njye, icyama akaba ari njye uhinduka isoko y'umugisha ku gihugu cyanjye. Icyama akaba ari njye uhinduka isoko y'ibyiringiro ku mudugudu ntuyemo wabihebye.